yago ngwino Ne- nose banguka mureke Brenda azatubwira ukuri ubona yasamutwe ke Brenda zamuka ibi bintu ntabwo none se waruzi ngo space yagiye yavuyeho birarangira Brenda come over here ibi ngibi byo kuza gukanga ngo yanyoye amata akanywa Nyabarongo ibi bagiye warangiza gutanga ukaza ati kwitwara bagiye Nyabarongo gutanga ati wagiye ahubwo uburetse gato we sinzi buretse Mike connection zawe ntabwo sinzi ukuntu zimeze zande ni izawe n'izanjye yego Zekbi ninde wapfuye ninde ninde wapfuye hano ibintu byacitse biravugwa ko wowe na Yago muri mu mugambi wo guhidinga YouTube channel yanyu mukavuga ko yiba agakubita byo ntabyo nzi njyewe ntuntuke uretse ikindi kintu ejo muri network igucikiraho nani Zekbi aka Brenda aka ex wa Yago cyangwa baby mama wa Yago ariko se ko yihakanye umwana so ni ngombwa byose ubishira koko ngomba kubivuga kugira ngo abantu ndi kumwe nawe so biravugwa ko ejo bundi rwihishwa ahure na Yago Kampala njyewe nahuye Kampala n'uwo muhungu ko ntabwo nabigusobanuriye network yacitse n'utarabiva imuzi nibyo nyuma y'ibyago yagukoreye akihakana umwana mwagiye mu biganiro byimbitse i Kampala reka nicara narinjamye reka nicara icara hanyuma none ibyo ngibyo nituza kubivaho biravugwa ko amagambo yivire mu kanwa ka nyir'ubwite ko aribyo mwagomba kumuganira ngo wagiye no kumusaba imbabazi Kampala ko uretse gato producer ni Bobe Pro ninde ni Bobe ki wa wundi ninde harya wundi urakoze cyane ngo mwahuriye muri studio ni amakuru avugwa ngo muhurira muri studio urukumva mukora bimwe Yago akunda trisamu tugende gake ngo ariyo mpamvu we ngo ahamya anashimangira ko 99% ise w'umwana yakwitwa Bob Pro kugira ngo yitwa Yago kuko Yago afite ngufi kurusha sinzi niba ubyumvisha ibyo bintu mwabiganiyeho na Yago muhura Kampala ejo muri turashaka kugira ngo icyo kinyemu kivaneho ibyo biganiro wagiranye nawe Kampala n'ibyawe na Bob Pro na Yago muri batatu uvaneho urujijo turabanza kucyera tubanze kubya Bob Pro we J Rwanda manuka wacyohewe ntabwo mvugira muri gukoresha umuntu interview ukavuki Zekbi ijambo ni iryawe hera aho wari wahereye ubushize uvaneho ikinyoma ku mimenyanire yawe na Bob Pro na Yago ubushize waratubwiye ko Bob Pro ari best friend wawe sorry ari umushuti wawe okay mpere kuri Bob Pro. Bob Pro yari inshuti yanjye yari inshuti yanjye and then Yago nawe yari inshuti yanjye uraza gusobanura ubushuti kuko biri kutuvanga kwese mana yanjye Godfather yari inshuti yanjye ni inshuti yawe nk'ibisanzwe okay uraza kugira ngo none bigeraho umuntu ashobora kuvana bakumva amagambo ndagusobanura gutera ni nko kuvuga ukuntu njye nawe turi inshuti nyine none se njye wampa none se yese ntabwo urasa okay dukomeza Yago nijoro icyo gihe narakubwiye ngo Yago icyo yakoze yariye gapapu Bob Pro icyo kintu narabikubwiye yamuriye gapapu what do you mean we were friends nari ndi inshuti ya Bob Pro like more than a best friend urumva so njye I had to leave urumva I had some other issues solving in another place I had to leave so kugenda kwanjye kugaruka I never talked to Bob Pro that much so ubucuti bwanjye na Bob Pro bugenda bugabanuka gake gake so nambaye ngo Bob Pro Yago ajya avuga ngo ngo umwana nuwa ngo twamuteze mwamuteze Yago kandi ari wa Bob Pro ngo ndamuteze inda staff narayumvisha ko actually I was live nanjye nari ndi kuyireba ngo namuteze inda ngo ibiki n'ibiki I literally even don't know what the fuck he was talking about sinzi n'ibyo ari kuvuga kubera igihe nari ndi kumwe na Yago all the time he knew very well yuko nari nashwanye na Bob Pro he knew ko nje nashwanye na Bob Pro so there was no connection between nje na Bob Pro so kuvuga ngo namuteze inda ngo sinzi iki
I literally don't know about that. Ibyo bya Kampala ngo nagiye ngo Kampala ngo ndapanga ngo sinzi ibiki n'ibiki, I literally don't know about that too. Yari mu byiwe Kampala nanjye ndi mu byanjye Kampala, twavuganye through phone, ari kumbaza how am I doing, nyine how am I doing, ukuntu nyine murashaka kumenya uko umeze tu, ariko kuvuga ngo sinzi ngo twapanze, I literally don't know about that. Ibyo ngibyo ntabyo nzi. Have you apologized to that guy? Wigeze umusaba imbabazi? Saga yacu yararangiye kera, nta saga mfitanye na Yago. Mwasabanye imbabazi? Twarabirangije kera, twarabirangije. Ibyo yashakaga ko ibyo yashaka njye ntago binahuye n'ibya bebe, ntago binahuye. Ibyo ashaka ni ibihe? Ibyo yashakaga kumbaza, ashaka no kumenya, ntago bihuriye n'ibya bebe, koze ibya bebe ntago is actually nawe rwose nawe afite ikibazo cyo mu mutwe. Uyu munsi avuze ngo nta kibazo, reka tubikore gutyo, ejo mu gitondo akaba arabihinduye, nanjye aho bisigaye nanjye n'umusazi, reka tubyakire gutyo.